Oh yes, oh yes. Twongeye kubaha ikaze ni kuri Shata mu kazi. Mukomeze gukurikirana ni ikiganiro cyiza kandi kigezweho. Turabakunda, turabishimira. Ni mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi mukomeze muryoherwe n'ibi biganiro. Oh yes, ndagira ngo mbagezeho ikiganiro menya zimwe mu ngaruka mbi zo gukuramo inda ku bushake. Mu busanzwe tuvuga ko habayeho gukuramo inda cyangwa se inda yavuyemo igihe habayeho guhagarika imikurire y'umwana mu nda. Inda ishobora gukurwamo ku bushake cyangwa bigaterwa n'izindi mpamvu. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma inda ivamo hatabayeho ubushake bw'umubyeyi ni izi. Icya mbere, ubumuga cyangwa ikindi kibazo ku mura w'umugore. Formation interne, internal formation. Iya kabiri, uburwayi. Iya gatatu, imyaka umugore agezemo. Akenshi abafite imyaka iri hejuru ya 35 baba bafite ibyago byo gukuramo inda kurusha abandi. Oh yes. Icya kane, impanuka. Icya gatanu, gufata ibiyobyabwenge n'ibindi. Oh yes. Gukuramo inda ku bushake usanga kenshi bikorwa n'abakobwa batwaye inda batateganyije. Ahanini usanga bazikuramo kuko batifuza guseba, kuko bafite ubwoba bw'uko ababyeyi bazabifata n'izindi mpamvu zitandukanye. Oh yes. Ingaruka mbi zo gukuramo inda ku bushake bigira ku buzima n'izi zikurikira. Ingaruka zo gukuramo inda bishobora gutandukana bitewe n'umuntu kuko imibiri yacu idateye kimwe. Dore zimwe mu ngaruka zo gukuramo inda zishobora kugaragara nyuma y'igihe gito uyikuyemo. Icya mbere, kuribwa mu nda. Icya kabiri, kugira isesemi no kuruka. Icya gatatu, kuva amaraso menshi. Iyo umukobwa cyangwa umugore akuyemo inda bishobora gutuma ava amaraso menshi cyane kandi bikaba byamara igihe kinini. Rimwe na rimwe hari n'igihe biba ngombwa ko bamwongerera amaraso. Rero bakobwa, bagore, mwirinde gukuramo inda kuko bishobora no kubaviramo urupfu. Ni igihe nk'iki ni Shata mu kazi mukomeje gukurikirana mbagira inama. Umuti wa nyawo nuko wareka gukuramo inda kugira ngo usigasire ubuzima bwawe uzira umuze ndetse n'ubuzima bw'umwana utwite. Alright. Icya kane, kwangirika kwa nyababyeyi. Gukuramo inda mu buryo bwa magendu bishobora gutuma nyababyeyi yangirika cyangwa se bigatera umukobwa ubundi burwayi bwasaba ko nyababyeyi ikurwamo. Ubwo imaze gukurwamo icyo gihe inshuti yanjye ntabwo wazongera kubyara, biba birangiye. Alright. Icya gatanu, kwangirika kw'inkondo y'umura. Gukuramo inda bishobora gutuma inkondo y'umura yangirika, bityo umugore akaba atabasha kongera gusama ukundi. Icya gatandatu, gutwitira hanze y'umura. Ingaruka ikomeye cyane. Ibi bishobora gutuma igihe cyose utwite inda zivamo cyangwa ukaba wanapfa mu gihe utwite. Oh yes. Icya karindwi, kutazongera kujya mu mihango. Ibi biba bitewe no kwangirika kw'imisemburo
ubundi burwayi buza nk'ingaruka zo gukuramo inda n'ibindi. Icya munani, ubugumba. Gukuramo inda bishobora gutera ubugumba, kutazongera kubyara ukundi. Imiti ikoreshwa mu gukuramo inda ishobora gutuma imwe mu misemburo yo mu mubiri yangirika. Kwangirika kw'imisemburo bishobora gutera ingaruka nyinshi, nk'imihindagurikire mu kwezi k'umugore, kubura imihango, ndetse bikaba byanamuviramo kutazongera kubyara ukundi. Icya cyenda, kunanirwa kwiyakira. Bamwe mu bagore bakuyemo inda ku bushake usanga bahura n'ikibazo cyo kutiyakira. Ugasanga umuntu yarwaye, ugasanga umuntu yarwaye uturwara tudashobotse, tudasobanutse. Yes, irinde inshuti yanjye, wirinde gukuramo inda, si byiza. Ashobora kumva yiyanze, kwigunga, kunanirwa kurya, kwitakariza icyizere, kutagira urukundo, kurota abona umwana. Kurota birasekeje cyane. Yes, kurota abona umwana amwanga, amuririra, amuhamagara n'ibindi. Yes. Ibi rero bishobora kumuviramo kwiyahura cyangwa se guhinduka ikihebe. Mu gihe udatwite ukaba utabona imihango, bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Yes. Icya cumi, indwara zitandukanye. Gukuramo inda bishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa arwara kanseri y'ibere n'izindi ndwara zikomeye. Icya cumi na rimwe, urupfu. Gupfa bishobora guterwa no kuva amaraso cyane cyangwa se ubundi burwayi bwaziyemo. Alright, nkomeje kubishimira, ngomeza ngenda mbagezaho ibiganiro byiza kandi ibiganiro by'inama. Rero nshuti mukundwa, wowe ukurikiye iki kiganiro kandi wowe ukurikiye iyi channel, kora subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro kandi twishimire kubana namwe igihe cyose. Yes, ni Shata Mukazi, ndabakunda cyane.